murakoze kwakira abakinnyi uyu munsi byari bigamije gusangira ngo ni wo muco wa APR ko twinjiye mu mwaka mushya tugomba no gufata intego nshya ariko APR birenze ikipe kuko ari umuryango rero mu minsi mikuru itagomba guhushwa harimo itariki ya mbere itangiza umwaka ndetse na za Noheli rero ntibyakunze ko byahuriranye n'inshingano ariko turabanga uyu munsi ntabwo twawuhusha kugira ngo ari abakinnyi b'u Rwanda ari n'abaje batugana kugira ngo batwongere ingufu cyane ko badafite imiryango yabo hafi twicare hamwe nk'umuryango tubakire kandi dufate ingamba z'umwaka dutangiye. Murakoze. Ubundi APR ni umuco iyo bakoze neza barahembwa barabizi, iyo batakoze neza nanone barabizi ko habaho kubahanura. Hari rero byinshi bagiye banyuramo bishimisha abakunzi bacu ko bwa mbere na mbere nibo tuba tugambiriye gushimisha. Ni ikipe y'ingabo iyo dutumye nka CDS wagarariye ingabo bakaba bati ikipe yacu turayishimira, nta handi byakorerwa hatari ahangaha. Tugomba yo gushimira umwe ku giti cye bidahagije ariko tubashyize hamwe ndetse n'abakunzi bacu n'abafana uko mwabibonye tugasangirira hamwe tukabashimira hamwe kuko buri cyiciro gifite icyo kimariye cyangwa cyunganira ikindi. Abakinnyi abafana turabona ngo tubagenere iryo shimwe nk'abakinnyi n'abafana barifatire hamwe kandi tutabasumbanyije cyane kuko buri umwe yunganira undi. Nicyo cyakozwe uyu munsi. Murakoze cyane. Yemereye ku cy'ubuyobozi Chairman wa PRFC ni Brigadier General Rusanganwa Deo. Murabizi rero imirimo yacu dusaba rimwe na rimwe kutaba i Kigali by'umwihariko kuko umutwe w'ingabo bayobora ubu ngubu ushinzwe amajyaruguru, ngira ngo niyaza no kuba mu majyepfo cyangwa iburasirazuba byashoboka ko bigenda gutyo. Nanjye uyoboye izo ngabo uyu munsi murabona nambaye imyambaro itandukanye n'abakunzi ba APR kuko twe turi mu kazi, ariko kuko bihurirana nuko igikorwa cyabereye mu mujyi nashatse umwanya ndaboneka nta gushakisha rero kundi. Chairman wa PRFC ni Brigadier General Deo Rusanganwa, akaba rero afite abandi bafatanya ari bya bakwibaza nk'icyo sinzi impamvu batibaje wenda SG Colonel retired Mugisha Vincent ko batamubonye nawe nk'umuntu watashye. Hari urugendo yagiyemo ntabwo byari guhagarika uyu muryango mugari kugira ngo twifatanye, ariko hakaba umunyamategeko nk'uko bamubabwiye Lieutenant Colonel Ruhorahoza ruhagarariye iyo team ya executive. Twe ntabwo turigera duhindura, iyo twahinduye turabivuga, ariko kugeza uyu munsi uwo niwe chairman w'ikipe kandi nta wahindura umuyobozi w'ikipe bitavuye muri Etat Major mu buyobozi bukuru bwa Etat Major. Ibyo rero biri muri bya bindi navuze byuko mu by'ukuri twebwe tworohereza abanyamakuru bose bashaka amakuru y'ukuri kuyageraho. Niyo mpamvu navuze nti batayahawe n'ubuyobozi bwa APR banayahabwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda kuko mu byo avugira APR irimo. Batabonye nabo natwe nk'abayobozi bakuru rugero nkanjye CDS ntibyambuza kuvuga ibirebana na APR kuko ni ikipe y'ingabo kandi nanjye ndi CDS wa RDF nakora ubwo buvugizi. Ibyo navuze rero ni uretse n'abo banyamakuru bafite uburyo bwinshi batugeraho. Ntanga urugero no ku bamotari 7 ku 10 bafite telefone yanjye kandi nta muntu nari nigera nanga kwitaba niyo zabasanga hapi za nijoro bashaka y'ukuri bayabona, ariko kuko abadakora kinyamwuga bomba nyirango ko ibyo by'ibihu hari byo bacuruza kurusha ibindi kuko bazi ko nibavuga nyirango y'ukuri atari butegwa amatwi bagahitamo gufata uwo murongo, ariko kubifuza amakuru ya APR ntibayabura igihe icyo ari cyo cyose. APR yobowe n'abayobozi benshi, sinshaka kuvuga ngo mutaba mubyitiranye n'abayobozi bandi bayoboraga ikipe barenga 8. Twe mu gisirikare tugira uko turutarutana, ariko ubuze CDS ntiwabura uyoboye APR clubs zose yitwa SCAB General Major Vincent Nyakarundi, ntiwabura nigeze kubereka umuntu wabaye chairman wa APR imyaka myinshi Major General Alex Kagame nubwo ayoboye Inkeragutabara. Nta kintu wakwifuza kumenya kuri APR ngo areke kuba atakivuga nubwo atari muri APR umunsi ku wundi, ariko ayikurikirana kurusha ngira ngo n'abayikurikirana umunsi ku wundi kuko ni umuyobozi ntajya abura. Nkajya inama rero mvuge nti rwose
itangazamakuru na football turimo cyangwa uyu munsi tuvugira ni ibintu bimwe byuzuzanya. Nta mpamvu hagumye kubamo ibintu bimeze nko gushaka kunyuranya cyangwa guhimba. Urahimba ikintu uti bagiye kuzana umutoza wahoze ari wa APR, icyamutwaye niki kimugarura uyu munsi niki, nuba ari umutoza mwiza yatoza n'izindi. Bagiye kuzana umuzamu mushya, dufite abazamu 4 turazana wa gatanu ngo bigende bite. Bagiye kuzana numero iyi kandi ntibabibajije ubuyobozi. Ugasanga rero abakumva cyangwa abasoma ibyo bandika ubahaye ibihuha, wabikora ukwezi kumwe 2 ariko ntiwabikora 3, nawe ubwawe uba witesheje agaciro kandi nyamara amakuru nyakuri mwayabona kuko ntayo turigera tubima. Murakoze. Kuri APR bwa mbere twe ntawe twakwishimira gukina n'ikipe idafite intege. Ikipe yari yose rero uhere no kuri iyo ngiyo uvuze wenda tuzakina Super Cup yakongeramo 8 yakongeramo 12 twe nta kibazo bashoboye kubishyura ni byiza. Guhangana nabo barimo cyangwa batarimo je nakwishimira barimo ari byo kugira ngo batsindwe nyine barimo. Ibyo rero twe dutegura ikipe yacu kuko ni football ari ibyo twaye tunaba ngo tugiye guhura na Pyramide ni mukuremo 5 tugiye guhura n'iyi, ntabwo bidufasha. Tugiye tubona ikipe ziri ku rwego bidufasha natwe kwitegura kurushaho. Ntabwo rero dushaka gutambamira ngo mukinisha aba twiye no kumva ibihuha bavuga ngo ntibazakina ngo bazakine nyuma ya Super Cup. Ibyo ntabwo ari ibya APR n'ibya ya maradiyo yandi wenda. Twebwe 11 bari mu kibuga, icyo tutakwemera ni 12, ariko sinatwe gusa n'abasifura ngira abasifuzi ntibabyemera. Ariko twe abaje bose ni nabyo nateguzaga ikipe yanjye nyibwira ngo twebwe no guhangana mu kibuga. Ibyo nibyo dushingiraho. Hanyuma ku cyo kongeramo abakinnyi muri APR ubundi birazwi, iyo twabikoze tubwira itangazamakuru. Dufite n'urwego rukomeye cyane, sinzi nabo bashaka kugaragaza ko ngo hari bugurwa uyu n'uyu aho baba babikwiye, kuko nibura muri icyo cyicaro ndimo nka CDS ndetse nk'umuntu wabayeho chairman wa APR. Dufite timu y'abantu barenga 10. Wenda ibi binakuremo byabihuha mujya mwumva rimwe na rimwe ngo bamuguza yangu ngo ibanga nari ndi kumwe n'aba mu cyumba kibanga. Icyo cyumba sinkizi kuko wenda uyu munsi mumenesheje nibanga, ariko ntacyo bitwaye kubera yuko APR ni ikipe y'ingabo kandi ibyacu byose tubikora ku mugaragaro. Ndagira mbabwire icyumba kigurirwamo abakinnyi ni n'icyumba CDS yakoresha inama z'aba ofisiye bakuru, kiri hano muri Leta Majoro hano iburyo bwanyu. Nta rindi banga rero ntaki, tujya ku mugaragaro umukinnyi bakamushyira bakamuprojectinga tukabangwa areshya tya afite imyaka iyi agiye kuva muri ikipe iyi. Iby'ingabo murabizi, twamara gukora icyo tugahamagara abo tugomba guhamagara tukabaha amakuru kugira ngo yageze ku bakunzi bacu ko nubwo ari APR ariko ni y'abakunzi ntabwo ari ingabo gusa. Ubundi twajya dukinira mu kigo tukanakina twenyine, ariko kuko duhangana n'izindi kipe duhiganwa tubishyira ku mugaragaro. Nta cyumba kibanga rero cyangwa munsi sinzi n'abari mu ndayisi nahe, ntabyo rwose. Mu ndayisi kwa CDS se yaba yagiye he ndayisi? Ndumva ariko nabivuga. Je navuga mu ijambo rimwe gusa, aho bigera abanyamakuru bakabibona cyangwa n'abakunzi bakabibona, ukuntu isi yose yabibona ubuyobozi bwa APR bunayishinzwe ntibubibone, sinzi ko naba ntanze igisubizo gikwiriye. Bareba twibyo twabonye kare, ariko icyo navuga abatekinisiye hari igihe kuba muri society bigora. Hari igihe dusa nkaho twihuse cyane twajya muri ibyo bimeze nka tekinike bati kandi ubuyobozi bwavangiye umutoza, twaba tutagiye uko bikwiriye bati kandi umutoza abanze batamubona. Ntumenye rero igikwiriye niki, ariko twe nk'ubuyobozi bwa APR ntabwo dukorera ku gitutu cyangwa pressure mu rurimi rw'ikinyamahanga. Umutoza turamureba tukamuha amanota akwiriye, hanyuma nyuma y'igihe tukumvikana wageze kuri izi ntego ntiwazigezeho, impamvu niye ko twaguhaye byose. Ni ukuvuga rero ngo twe ntabwo duhubuka, nta nubwo twakorera kuri pressure. Yaba ari witwa ko ari umukunzi, ariko simpamya ko umukunzi we yabivuga. Wenda abafana nibo bona abakanya gatoya, ariko ku bantu bazi intumbero y'ikipe aho ishaka kugana, ibyo byose tuba twabishyize muri consideration. Tuba twabihaye umwanya wabyo, umutoza, abakinnyi n'ibindi bigenda ku bakinnyi byose tubifata muri rusange. Nta kintu rero gisa nkaho kibagiranye ku ruhande rumwe,
ngo noneho wabonye abakinnyi beza ngo kandi ntiwabonye umutoza, cyangwa wabonye umutoza mwiza ntiwabonye abakinnyi. Twe dufata umusaruro rusange bitewe n'icyavuye muri shampiyona y'icyo gihe. Kandi nshimira abanyamakuru kuko nta banyamakuru nta mukino waba uriho. Wenda niba hari naho navugishije ururimi rutyaye mu buryo bwo gukeburana nk'uko natwe badukebura. Nagiye mbivuga kenshi, hatari itangazamakuru nta nubwo tumenye icyo dukwiriye gukosora, ko kenshi ntituba turi kubivuga, ariko kuko benshi mu banyamakuru muba mubiriho mutuma tunamenye ibitagenze neza. Aho bitugorera gusa muri iyi minsi, naho nigeze kuvuga n'ubundi nti muri iyi minsi kuko hari abandi bakora itangazamakuru bitari bya kinyamwuga babaye abafana kurusha kuba abanyamakuru, ndetse bakagira n'ibyago bagafana ikipe zidatsinda zidakora neza, bakumva rero agahinda kabo bagatura ngira ngo byose ko bijya muri APR ngo bibe by'uburari by'ikipe wenda bafana. Aho niho bigoranira, kuko niyo atanze igitekerezo cyubaka ntumenya ko ari cyo cyangwa kibogamye kigamije kuzanza muri ikipe yananiwe kubona intsinzi mu gutanga umusaruro ukwiriye. Ubwo rero ni ugukeburana mu mpande zombi, ariko muri rusange abanyamakuru turabashimira kandi tuzakomeza gufatanya nabo. Namwe umwaka mushya muhire kuri mwebwe n'imiryango yanyu, umwaka mushya muhire ku yandi makipe turi muri shampiyona imwe n'abakinnyi bose. Ni ibyago ko wenda hari n'igihe bizagera kuko APR si ubushobozi tubuze, wenda ntibizaba ari ugutumira gusa APR, wenda ikindi gihe tugatumira n'izindi kipe. Byose turabiteganya kuko APR ni RDF kandi muzi ko ni ikipe niyo navuga ngo ni ikipe y'abaturage, ni ikipe y'umuryango. Aba banyarwanda turi umuryango umwe. Murakoze cyane, ndabashimiye.